bite ko mubyuka mugendera abantu muri iki gitondo mwirakaje mubaze je nawe turangana tungana iyo nyine shobona ngana nawe kumbwira nabi se nakugize nayanjye naguhaye amakisi ntago nakwishyira amakinyi biriya ni ibiki wamaye ko nimukabyuka mutera abantu ndakubaza biriya ni ibiki wamaye bundi ibiki se naguhaye n'abantu mungana n'abura bukobwa bwawe biriya ni ibyo nakwase nibyo wamaye ngo muri iki gipangu navuze induru bakagusora ngaho zivuze tubyumvikaneho neza mbambwire biriya ni ibiki wamaye wowe uzi ibyambayeho nyuma ibiki se naguhaye uzi ibyo wamombesha uburyo bingana ibiki se wowe twinge nawe twe twavuga ako ndaje mama agare nyoko buje none uyu munsi n'urara mu ngayo ibyo wigize ntabushakorega kanubura karo mujye gutangira muteza nakugize nuko gukubita abantu bitacemewe wowe ngo munsi amubwira abantu muzamubwira abantu nawe mutabanje no kubasobanurira n'ibyo hanyuma igihe mbere kandi twavuganye iki twavuganye nabyo narinje kureba iki ubwonko bwanjye busigaye busiba biki ntabwo nyikibyibuka hanyuma amafaranga naguhaye rero nawe wibuka ayaye mafaranga ariko reka nkubaze reba hano ndebe se ndebe urimo urabwira ndi iki se ngiye mbwira ibintu ubanza uvuga ibintu ubone kubwira umuntu nabi umuntu aritonda akagira umuntu umusazi banari kumwe nyine se nakugize igihe mperuka hano ntabyo uzi wangurishije ubu mbisubiremo cyo nakugurishije ibyo ndabyibuka hanyuma ni ibiki wamaye rero cyo naguhaye ni bizima wambwiye iki si ibyo naguhaye nimba utarakurikije uko nabikubwiye bitwara wambwiye iki si wambwiye wanywara gutya mverope njyane gutya hari ikindi mfundura iki ibyo wantumye byose narabiguhaye ku murongo ariko reka nkoze ubu uri kubona ndi umwana kubyo ari kumbwira ijambo rimwe gusa ngo genda no gupfundura rikananira nyine bya bindi nyine by'abantu bakuru mwumva ko ibintu babahaye muhita mupfundura mukareba kandi buriya wabona byaranagura rega wigize umutubuzi ku ngufu cyewe ntabwo ndi umutubuzi umubano nari mfitanye nawe uyu munsi urarangira nayo wigiye ntabwo warangira ahubwo wowe dore nkubwire iki umbwira iki wowe reka nkubwire nyine reka nkubwire ibintu burangiyeho kundeba gutya uzi ibintu mbanza akubona ndi urungano rwawe hoya si urungano ariko ibintu mbanza ntabwo nabikubwira uzi ko mfata nka twana mwirwana umbwira iki warakaje abakurambere niba utari unabizi biriya bintu watwaye hari ukuntu ugenda ibiki ibyo ngibyo urabizi wowe biriya wari wantumye hanyuma ibyo by'abakurambere ni ibiki uri gushyiramo biriya se biriya wari ubijyanye ubwo rero siko byose mbese nyine urampfunyikira kuko gupfunyikira ahubwo wowe dore ikintu uzakora uzasubireyo abakurambere ubabaza ikibazo ikintu wakoze hari ibintu abakurambere hari ibintu ugomba kubashyira da ese umuntu akwaka ikintu wowe ugahita wimajina ibindi si ukwimajina ibindi none ni ukugira ibiki ntabwo ari ukwimajina ibindi ibyo by'abakurambere ni ibiki ninde ubikuzanye ngo ninde ubivuze ngo ubivuge wowe hari igihe uba wararakaje imana wowe ntabwo ubizi imana za kera subutoreka mubazi nzarwane nawe dore icyo uri bukore ushobora kwisubiraho ukama ibintu bizima nyine dore nyine nkubwire ibintu biri wegerayo ngera hehe hariya nyine twaje umubaze ngo kuri iki cyana ujya wintu kandi kukubwira ibintu biri byo wintu wegerayo njyewe ubu nakwica reka nkubwire nakwica nkakwirenga uzi ibintu wamombeshe ukuntu bingana wowe kamubwire wegerayo ngera hehe ntabwo musiga turajyana cyangwa nsubiza yanjye njye gushakisha ahandi uramvana hano harahanze kanze mpamagare nyoko buje kanze muhamagara ahubwo wowe sinzi urajyayo ibintu by'isafari byarangiye gute safari yagenze neza ahubwo sinzi mwebwe mwari mumeze mutese natwe byari bombe numva ngo njye nagezeyo numva umutima ugiye kumanyuka nkavuka kubera urukumbuzi oya se ugiye kuntera isoni ugiye kuntera isoni pe isoni ntabwo byaba bisaba ndashimiye gift wanyohereje n'amafaranga nshobora bikunze ibyo biba bikwiye umukobwa mwiza nkawe nuko ndi kukubwira ngo uri kuntera isoni ugakabya nawe sinkurebe kugera ntabyo wabonye se bimeze bite hari ibibazo urabizi ibintu byo mu muhanda ntabwo ibibazo bijya bibura ariko byari bimeze neza nta bintu byizeye
nta mahoro nta kibazo kabisa. aho ni sawa kubera nyine wamushyitse amahoro. nawe ndishimye kongera kubona ariko nawe ndabona umeze neza. ese urumva byabura waba ufite umuntu ugutamo amagifiti ubuceri nta kintu wifuza ukabura utamera neza kabisa. umva ni ibintu bigomba kumera neza nyine nanjye nkamera neza. gusa ni byiza kuba wanahise uza kundeba kabisa. numvaga umutima wenda guhagarara. tumenya yumva neza ubu nshobora kuryama nkasinzira noneho kabisa. ubundi nari ntekereza ibintu bigenda bigaruka ariko ubu nona nindyama kabisa ndafatira. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Nkuko nayo nkukumbuye numva ngiye gusa ndibaza umugore wawe we byari radanda. Yanze mbona umugore rero sinzi ibintu byiwe nawe ntumbwire. reka ntabwo mba numva iyo ndi kumwe nawe kabisa biba bihagije ahubwo sinzi. Nukuri umugore wawe agukunda yenda gusara. Yego ndi umugabo wo kubihana. njye mba numva namwiyumvamo sinzi ikibazo ahubwo niba ari wowe uri kunyirukankana cyane. oya si ugukwirukanga ni uko nyine iyo turi kumwe abakuvuga buri segonda nyine uba wumva ari wowe umuri mu mutwe gusa. cyane ahubwo iyo ndi kumwe nawe nibwo mba numva ameze neza sinzi niba ujya ubibona. sha nawe urakabye ushaka isoni zinyica. niko biba bimeze iyo ndi kumwe nawe mba numva bisaba ahubwo abo bantu ubwo wabona ari wa mugore wawe dore ko atajya yibujyana abaguhangayikiye ndabizi. abantu bumve ngo kuva nanaza sindanajya no kumureba. What? niko bimeze sindajya no kumureba ariko se ko nta wundi waba atari bari guhamagara gutya. ikibazo rikunesha umutwe kandi iyo ndi kumwe nawe mba numva nta bindi bintu ndashaka. wamwitabye ndashaka nimba hano nshobora kujya kumureba ariko ubu ngubu umwanya n'uwawe kabisa sinzi niba ubi. noneho ibaze nkuba dusanganye hari taci wambaye oh my god nawe arahamagara nta pose yashyiramo niwe rwose ariko uraza kumuvugisha mu kanya. gusa imana koko kweri ni ibihano ni iki koko twabigeneye bizi ibintu bingana byo biba ku bandi bikanshanga mwana we aho bigeze ngiye gusenga amavakubuke pe no gufata telefone ni ikibazo ariko mwana baryimbye pe byo korewe bwabo gazi hejuru musenge ngere mu bapfumu ngeye hose ntabwo nzabura aho bizakunda pe ukomeze kuramirwa no gufata telefone ni ikibazo. wabona ko ubuze yaza no kumbaza imbabare rwose uvuye hano ndamuzi iyo akugizeho akabazo ahita anyarukira hano adusanga none wumva ntukamugirire ubwoba aranitonda buriya. inde witonda uriya mukuru wawe aritonda ntabwo ntabwo itonze nabonye kuri uriya ego ni mwiza sinamuvuga nabi ariko mu kwitonda nta kwitonda mbonye hari aritonda ntabwo ubundi yakwataka ndi ntabwo yakwataka. abagabo ndabazi umugore wageze hano ushobora guhita uhinduka bikandenga kandi twari turi mu mapenzi. ahubwo bimeze bite ko numva nanagukumbuye. uyu munsi twaza guhuza se. uyu munsi uyu munsi byakunda mugerageze uze kumbonera umwanya. oya wowe sinakubura umwanya wenda ahubwo byaza guterwa na gahunda nayo mfite z'umunsi nizirangira kare turavugana kuri fone duhuze. ufite gahunda wanazireka ariko tugahuza sibyo. wowe ushaka kuzansaza ibintu byanjye mbikase bingenze duza ariko ntari nasiko icyo nyine ukima nta kintu biruhaye. ugategereje uza kumvugisha sibyo. sawa nta kibazo.
ikibazo kimeze sinarubwo namwambuye sinzi muri iyi minsi ukuntu uri kwitwara si ubona amafaranga yawe n'abahagije ntawanjye ndetse ko ndi byiza si kuko nta no kunsuhuza na ki no mu nzu wanze kwinjira ese ubwo waje gukora iki bikaba kambanye kenshi ahubwo wandika akazi cyangwa uri gutekereza abandi iyo mfite hari ibintu mfite mu mutwe ndimo ndatekerezaho ndetse ese ubwo waretse oya ndetse ese wumva nagushaka ibyo bintu biri ese wumva nagushaka no kugira uko ndi byiza basi imiti ibiri sibyo bambwira ni biki unagere mu nzu ariko narebe nahinduye n'akarange ni nyine unarebe utuntu twinshi nagiye gutegurira nyine ibyo bintu byose nakubwiye ko ndi byiza iminota ibiri nibyo wenda bakonyereka muri iyo minota ibiri irange nisigura birebye sinzi ikibazo usigaye ufite muri iyi minsi urahamagara cyane ni urukundo nyine sinabwo umukunda ntabwo ubizi ko umuntu aba ari mu muhanda se nyine tutarabana ibyo byose kutabimbwiraga nibaze ko ari njye naburaga noneho tubaniye nimba aricyo washakaga gusa kunzirikira hano akazi kabaye kenshi sinabikubwiye kabaye kenshi kabaye ase ubundi ko wamvanye mu kazi wajya reka tukajyana ese hari ikibazo ngo ndetse ndaje mu ndabibaza kubera nari mvuze ngo tujye tujyana reka ntabwo nagutesha umutwe si ubona nitonda uretse abagabo b'iyi minsi we ase ubundi uri mu biki ese ufite ikibazo cye ase ubu n'akazi kureba iby'akazi ari cyo bitwara ibyo bintu byihorere nakubwiye ko ndi byiza ndaje muvugisha umukanya hari ikibazo reba n'imyenda yanandiye ntabwo uzi ko hari n'agapira nakuguriye wanditse si ubwo waragireka nuko wanahindura n'imyenda ibyo bintu bireka wanahindura n'imyenda ase ubundi uracyari umugabo wanjye cyangwa kubera isi waza ntushaka kwinjira mu nzu ntushaka kugira ibiki wasoje se nigendere umuntu wangiriye atarakarabye wasoje nigendere none se ubu ngubu nakubonye ndumva nazi ibintu uri kumbwira ngo sinzi imyenda ngo ibiki ni nyine narakuguriye nk'umugabo wanjye ibintu bireke ntabwo ese ubu nyine kubera akazi kenshi ntujya ubona umwanya wo kujya mu isoko n'iki kandi utaranzana hano wabisamiraga mu kirere sinzi muri iyi minsi sinzi ibintu usigaye urimo urahamagara cyane njyewe se cyangwa wowe amakonterivasiyo maze kwishyura urayazi kubera wowe telefone yawe buri kanya urahamagara basi amafaranga wanyoherezaga uvanemo wishyuriye ayo ngabo bakwandikiye ariko unamara akanya ureke kunshikura ngo barakwandikiye cyane abagore mwabaye muto wabaye ndetse koko ese twabaye dutubuvamo amafaranga gusa ubumva amafaranga ariyo yambaye twahuye nsa nabi reba noneho ubu simuruka no muri sa njyewe nakubwiye ngo amakuru mfite yandese uriya yandese mugabo wawe ariho umugabo wanjye vuga gahoro ariko atakumva nta vumbi ririho nta n'ivu ririho arasukuye kagira inkuru rero ndetse nyamumenye uno munsi ko nizere ko ari igishashi ugiye kumbwira uno munsi today iki se ibiki nyine story mfite ibintu nakuboneye sikonzi ko umugabo wanjye atabinaha izo story ni byazamutse ubwo biri kumfata nkumva ndi kusura nk'umwuka wera n'iki amakuru ngufite yangeza asevuga mugabo wanjye se yageze ibiki namwifatiye hehe mugabo wanjye sabina namwifatiye uzi ko yageze byibuze muri iki gihugu mu gitondo njyewe namwifatiye se mwifatira hehe kandi njye nagiye kumwifatira kigera inaha ntabwo sawa namufatiye umva ngambwira nyine hehe mu bandi bagore reka umugabo wanjye noneho kukwemeza umugabo wanjye kwemeza
umugabo wanjye agira akazi kenshi ntabwo yabona umwanya w'ibyo bintu uramubeshyera. yewe wararindagiye ubwo rero uri mu mandazi umugabo wanjye bagushukisha namwifatiye no ku nshuti yawe aritonda kandi ubizi ko nta kintu cy'igihugu njye wowe namwifatiye na mpamvu ushaka kumuramo amafaranga njye namwifatiye na shaka ahandi ibintu ushaka kumuramo amafaranga gwanga kubyumva njye namwifatiye na mabusha byarisangaye ko umugabo wanjye aribwo kigeri na mu cyumba njyewe nakinguye nakomanze kandi tugumbeshe nakunya kubeshya reba ukuntu byagiye uko buja nabafatanye nyimara gukomanga umugabo wawe okay nganyereka ikimenyetso asohoka afunga risari nyereka ikimenyetso ntago ndabyemera cyo ikimenyetso iriya phone se afite nasanze muri salo yamenetse muri tabla akantu gataya ninde wayimenye nta muntu utajya telefone yamenetse ni mugendo mubaze ngo ninde wayimenye ninde se bayimenye bari kurwana bikanga uwo muntu uri kuza batazi ko ari ngewe mitamba ko gituntu nabafatiye mu cyumba mva reka nkubwire ngiye kugenda ngenzure nisanga atari byo n'ikimenyimenyi urema umugongo w'umugabo wawe gutya bamuriye inzara mungirire mu rwose mungirire mu muwaziki murwaneho pe murwaneho rwose ndarembye tukurwaneho bakurambere muramwumva muwaziki uragarutse kanya murangiye kano kanya mungirire mu rwose ikibazo mufite murakizi nakibagejejeho rwose ikibazo mfite no barandembeje n'abaturanyi bose pe no barandembeje n'inshuti yanjye magara koko ndi kumubona mumfashe pe mumfashe ndi kumubona umugabo wawe yagarutse yagarutse ariko namubonye yaje ntabwo namubonye yaje ataje pe mungirire mu ukuri yo bwabaga rwose bigende neza vuga bakurambere ngo tumugirire impuhwe n'ukuri ndabinginze impuhwe bakurambere mumurwaneho nyereka kari agakobwa k'inzobe nakagore nakabonye bakurambere mbwira nsubiza karandembeje rwose nawe yageze inshuti yanjye nakabonye shira kuri mwe shira ongera bakurambere mukarebe ko ngiye kukacugunya bakurambere tumurwane muramutuma iki murashaka iki ndakora bwabaga rwose none ibyo munshaka byose ndabizi ndakora bwabaga rwose akundi ko rero wagira ngo ndakuzi nabona kimenya bakurambere bavuze bakurambere bari kumbwira ikintu ugomba kuzazana bakurambere nako rwose mwongere kuntu ibintu bigoye rwose ndabinginze ihene igira ute ibuguma bakurambere ihene itabyara sinzabibwirwa n'iki kitarabyara ngo niki bakurambere niki inkoko yagiye mu mihango bakurambere nibyo gusa nibyo ndakorera baba rwose kumumbabarira rwose umugabo wanjye garuke mumbabarire pe mubona hari rwose ibintu byo kuza atamvugisha rwose wese yaje Chirag Angela nawe